iki gihugu cyarasengewe, iki gihugu gifite amasezerano, ariko kubera ibyaha biri kugikorerwamo, kubera amakuba abantu bagiye kutuzanira izi ndwara, ibyorezo, Bibiliya yambwiye ngo Imana igiye kudukina ku mubyimba. Ariko abitiriwe izina ryayo bari kurega, bafite amasengesho yo kurega ngo nibahindukire bakambaza Uwiteka, Uwiteka azadukiriza igihugu. Ndararikira abantu bafite inzira z'igisiyoni, aba bagabo banyuze kwa Aburahamu akabaherekeza, bagiye gutata ngo barebe ko ibyo bavuga barega igihugu cya Sodoma ari ukuri, bikagera imbere y'Imana. Imana ngo ije gusuzuma, ije kureba niba ibyo abo bantu bitiriwe izina ryayo bari kuvuga ari byo koko. Ngo bisobanurira ntiyababwiriza ubutumwa bwiza, abantu bakora ibyaha, abantu baratingana. Buriya icyaha cy'ubutinganyi niho cyahereye i Sodoma n'i Gomora. Aha abagabo basambanyije abagabo bagenzi babo, turi buze kubibona hano. Yego. Loti ntiyagira icyo bikora, nose kubikoraho iki ko nta jwi yari afite? Oya, nta kintu yari kubikoraho, nta sezerano yari afite, kuko icyambere yagiye akurikiye ubutunzi bwo yahabonye. Yego. Noneho Aburahamu agigomora, abagiye mu gihugu, bituma Imana ivunika, cyangwa se reka mvuge ngo yaravunitse, ijya gutunganya icyo gihugu kugira ngo Aburahamu, kuko irindi jambo ryo kugira ngo ibone kurisohoza, kugira ngo Aburahamu ajye mu gihugu yasezeranyijwe n'Imana ko kizaba gitemba amata n'ubuki. Ariko ubundi yari yaragiteguye neza, cyari Sodoma. Mahanga aho ngaho kuba uri mu kazi, wabonye akazi, abo mwiganye batagafite, si ubuhangange, si ugukomera, si igikundiro, hari impamvu Imana yabikoze. Ahubwo suzi n'ikindi, mugewuke mutera agatebe, muhindukire mumenye ngo ni impamvu ki nicaye aha uwo twiganye atahica. Imana ashobora kuba yarakwihanganiye, ukasambana bwa mbere, ukariganya bwa mbere, ukaba ufite amaraso wamennye ntagire icuba, niba ndagukurikira kuko bitamenyekanye, ukaba uri kwidegembya. Ariko Bibiliya yambwira ngo Imana noneho ije kubisuzuma kuko bimaze gukabya. Bishatse kuvuga ngo abantu bari gukorera ibyaha mu bwihisho. Yego. Noneho ahangaha byari bimaze gukabya kubera ko bageze ku rwego rwo kujya gufata babaga binje kwa Loti. Bageze kwa Loti. Byavuye ku rwego rwo gusambanya abagore, mugeze ku bagabo, n'ishyano riraguye, karabaye. Aho niho Imana yavuze ngo bimaze gukabya. Rwanda bimaze gukabya, ibyaha bimaze gukabya, bimaze gukabya, ubwo musigaye munabigaragariza muri stade by'ubutinganyi. Bimaze gukabya muri stade. Yego. Aho nashaka kuhamenya neza. Ejo bundi ku mukino wahuje Reyo na Gasogi, ntabwo wabibonye se? Aho batumije abatinganyi bakabyerekanira muri stade. Ntabwo nabikurikiranye. Ngo ni show. Ibyo rero ni by'Imana ije gusuzuma kubera ko ibirego byabaye byinshi. Muri make bimaze kunukira Imana yuko ibirego bakureze ko ari wowe mwicanyi wishe, ari wowe mujura wabiyogoje, ukiba kwa runaka ukajya no kwa runaka. Yego. Bakaba baratatse, yewe mukobwa bakaba baratatse ko umaze gukuramo inda ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Bakaba baratatse, bikaba byarageze imbere y'Imana. Yewe uri kuntega amatwi wicaye muri Imana yaguhaye promotion, ikugira deje runaka, uhagarara ikigo runaka, urica ugakiza. Hari abantu wanyaze, hari abantu wambuye, hari abantu wirukanishije, urakice kuri ibyo byarazamutse bigera imbere y'Imana. Imana imanutse kubireba, kubisuzuma k'ibyo bintu bakurega ariko kuri. Reka turebe. Hari imfubyi zatatse, zarize, hari abapfakazi waririye ibyabo. Yewe muyobozi,
imana imanutse mwami yesu kumva niba ibyo bataka ibyo barize ibyo bakoze imbere y'imana ari byo kandi n'imana nisanga ari byo umva ikigiye kubaho uciye mu byo wakoze irakumanukiye abantu ntabwo babizi ariko hari amajwi yatatse ijwi rya Abeli ryaratatse Kayini yamwishe amwica rwihishwa nta muntu ubireba ariko ngo amaraso ye aragenda arazamuka arataka imana yumva gutaka kw'amaraso ya Abeli iramanuka ibwira Kayini bati amaraso ya mwene so ya mwene nyoko kari gutaka niko kuri aravuga ngo ntago ndi umurinzi w'umuvandimwe wa Abeli ariko imana n'ubwa ngo kubw'ibyo ugiye kuba igicamuke nawe uzapfa nk'uko ariko ngo asaba imbabazi imana n'ubwa ngo ntabwo bazakwica ariko uzaba igicamuke hirya no hino ntawe uzagucumbikira imana iramanutse ije kugira ngo irebe ibyo ko ibyo bakuvuga ibyo bavuga ari byo ubikoze imana ihore inzigo imana yo mu ijuru itugirire neza kandi twiteho geuka hindukira uve mu bidatunganye utazaba nka Sodomu na Gomora ubwo imana yabahanishije umuriro wowe ntabwo izakuhanisha umuriro ishobora kuzaguhanisha ikindi gihano ariko itaraguhana imbabazi z'imana ziracyahari yatubikiye ikigega cyuzuye imbabazi hindukira imana ikugirire neza izakira ku mubyimba abo bantu barezwe mwagize ibyaha barezwe ntibahindukire imana izaba igiye kubakina ku mubyimba ibyo batinyaga bibagezeho yego komeza yewe mugore yewe mugabo yewe unteze amatwi yewe munyacyubahiro yewe muyobozi yewe mucuruzi yewe musore igiye kubakina ku mubyimba kubera ko wanze guhindukira wanze kwihana urimo urakorera ibyaha mu gihugu cy'u Rwanda urimo urakorera ibyaha kuri uwo mugabane imana yagushyizeho imana yaguhaye poromosiyo kujyana mu mahanga kugira ngo uyihereshe imana icyubahiro ntabwo wagiye ngo uyiheshe icyubahiro ahubwo wayitoye gukora ibyaha no gutukisha izina ryayo Bibiliya iravuze ngo imana turabashuje mwebwe mwese abadukurikira abakurikiye Umuremyi TV imana ibahe umugisha kandi ibarinde turabakunda cyane abo mu majyepfo mu majyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba umujyi wa Kigali turabashuhuje mwebwe mwese abari muri diaspora namwe turabasuhuje kandi muradukunda natwe turabakunda imana ibarinde kandi bakomeze turizera ko mumeze neza abarwayi namwe mwihangane imana irabakiza mu izina rya Yesu Kristo kandi namwe mufite ibibazo imana niyo murengezi wacu dukunda kandi uturengera ibihe byose namwe rero irabarengera kugira ngo noneho muyikorere uyu mwanya rero turi kumwe n'abakozi b'Imana muri kubabona imbere yanyu nkuko imana yabishatse rero twabatumiye kugira ngo mwebwe mudukurikira namwe mwumve ijambo ry'Imana mwumve icyo imana idushakaho ngewe nawe gusa ndagusaba kugira ngo ukande subscribe like comment kuri Umuremyi TV kugira ngo mujye mubona ijambo ry'Imana kuko iyi ni channel izajya ibagezaho ijambo ry'Imana kugira ngo imana ibishimire nanjye inyishimire iyo twumva ijambo ry'Imana rero nanjye mba ndimo nawe akaburimo twese turi kujya mu rurembo rwo mu ijuru nukuri rero turabashimira muradukurikira reka duhe karibu abakozi b'Imana muri kureba tubasuhuze tunabakira ku Umuremyi TV turabashuje mu izina rya Yesu Kristo Yesu nashimwe himbazwe amakuru yanyu ni meza uyu munsi ndabona rero tugiye kuganira n'abakozi b'Imana babiri kandi hari icyo Imana yabahaye niko kuri mumeze mute tumeze neza ubundi se mufashe umwanya gute kugira ngo mwicarane ni ibintu batunguye oya nubwo byadutungura ko nta bintu bijya bitungura Imana Imana ishimwe cyane rero n'ubundi ntabwo nababaza ibintu byinshi cyane kuko uri kubona ko amasaha ari kugenda yigira imbere kandi turagira ngo dukore ibiganiro birenze ibi ngibi n'ubundi twihutishije ijambo niryo rya mbere riba tugira ngo twumve
kuko ijambo ry'Imana ni irisana imitima yacu, ubugingo bwacu, kugira ngo twongere kuba bashya muri Kristo Yesu. Amen. Reka rero dusabe umukozi w'Imana adusengera Imana kugira ngo twinjire mu ijambo. Ni karibu umukozi w'Imana. Mana Data wa twese, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutwari, Imana ifite ubushobozi. Ijambo ryawe rirera, ijambo ryawe ni umuhigi, rirahiga kandi rikavumbura. Haleluya. Mu izina rya Yesu, icyo ducashe n'abazimu n'abadayimoni, twanze imbaraga z'abazimu, twanze gukora kwa shitani. Dusabye Imana Data wa twese, dusabye umwuka wera kugira ngo agumane natwe muri uyu mwanya. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Nudufashe kandi ukomeze kubana natwe, ukomeze kutwimana. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Urakoze gumana natwe kandi ukomeze kutuba hafi mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ni karibu. Murakoze, Imana ibaha umugisha. ariko twakomeza tukivuga amazina yacu. Yego. Nanjye ibyo nari ngiye kuvuga, nari mvuze ngo murakoze, Imana ibaha umugisha. Si ubwa mbere nje ku Muremyi TV, si n'ubwa kabiri, ahubwo ndahasanzwe. Ariko nanone uko bwishe n'uko bukeye hari Umuremyi TV ugenda wunguka. Hanyuma rero reka twibwira abantu bungutse muri iyi minsi. Nitwa Zaninga Christine, mfite umutware. Imana ibaha umugisha. Yego. Nitwa Evangeliste Kamugisha Silvani. Ibyo byose ntabwo ari ubwa mbere, bizaba n'ubwa nyuma. Muzagomeza mumbone kuri Channel Umuremyi TV kugira ngo twamamaze iby'ubwami bw'Imana. Kandi ndabizi neza yuko hari inyota n'inzara yo kumva ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Murakoze cyane. Yego. Hanyuma murakoze kandi reka twongere tubashimire. Twagiriwe icyizere uyu munsi. Hari abantu batajya bakigirirwa ngo baze kuboneka hano kuri kamera, ariko twebwe twagiriwe icyizere. Yego. Imana ihabwe icubahiro. Hanyuma rero reka dusomane ijambo ry'Imana riri hano, riri mu Itangiriro ibice 18-20. Reka umukozi w'Imana mfashe asome ijambo ry'Imana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro 18 ku murongo wa 18. Dusome umutwe w'ijambo, dusome ijambo, umutwe w'ijambo ravuga ngo Imana ibwira Aburahamu ko igiye kurimbura Isodomu. Yego. Ku murongo wa 18 aravuga ngo kuko Aburahamu atazabura. Ni ku murongo wa 18 niho duhera cyangwa ku murongo wa 20? Turahera ku wa 20. Kwa 20 aravuga ngo Uwiteka aravuga ati, yego, ubwo gutaka kw'abarega Isodomu n'i Gomora ari kwinshi, ibyaha byaho bikakabya cyane. Yego. Ku murongo wa 21 ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho. Yego. Kandi niba atari ko bimeze ndabimenya. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Imana ibahe umugisha. Reka tuze gusobanurira aba bantu badukurikiye iri jambo. Hari abantu bajya bafata ijambo uko bitari. Reka rero twicajwe hano no gusobanurira aba bantu baduteze amatwi ibyabereye hano Isodomo n'i Gomora. Yego. Hanyuma uvuze ijambo ryiza cyane kandi iri ni ijambo ritavangiye. Umuhanuzi yahanura akavangirwa, ariko iri ni ijambo ritagize ute? Ritavangiye. Imana iguha umugisha. Hanyuma reka usubiremo tubasobanurira ijambo ku rindi. Reka subiramo mu izina rya Yesu. Yego. Kandi aya magambo nayo kwitondera. Nayo kwitondera. Ni ubuhanuzi bwo kwitondera, amatwi akabwumva neza, ubwonko bukabwakira neza. Yego. Umutima ukabyemera, ukabutekereza neza. Yego. Haravuga ngo Uwiteka aravuga ati,
ni uwiteka ntabwo ari jye. ni uwiteka ntabwo ari wowe uri kubivuga, ni uwiteka. ahangaha ntabwo ari umuntu wavuze, ni uwiteka noneho wivugiye. yego. aravuga ati ubwo gutaka kw'abarega yego. isodomu n'i Gomora. rekera aho ngaho, ijambo riratubwiye ngo ubwo gutaka kw'abarega isodomo n'i Gomora. yego, turashaka gusobanurira aba bantu, abantu batakaga bari muri iki gihugu cy'isodomo n'i Gomora. yego, turashaka kumenya cyangwa se gusobanurira abantu tuvuye imuzi. yego, abantu barushaho kubyumva neza no kubitega amatwi. uraza kumva sodomu n'i Gomora. yego, ubwo urumva ni karitsiye ebyiri cyangwa se ni intara ebyiri, reka tubyite ibihugu bibiri. turabyita ibihugu bibiri kubera ko icya mbere sodomu n'i Gomora byari ibihugu bibiri. yego, cyangwa se udusozi tubiri. yego. Loti yahagurukanye na Aburahamu. yego, ariko Imana yari yavuganye na Aburahamu, yari yavuganye na Loti. yego. Aburahamu arangije aravangirwa, yikururira Loti atari muri gahunda y'Imana. kuko Imana yari yabwiye Aburahamu ibigiye kuba. iravuga ati yari yamuhagurukije muri iwabo wa Aburahamu. yego, kuko basengaga ibigirwamana, ariko Aburahamu afite inzira zijya mu ijuru. yego, azi Imana yaremye ijuru n'isi. noneho Imana iramubwira ngo va muri Uri y'iwanyu, mu bwoko bw'iwanyu, yego, ujye mu gihugu nzakwereka. mu gihugu nzakwereka. ariko ntiyamubwira icyo ari cyo. yego, ntabwo amubwiye inyito. iravuga ati icyo gihugu nzakiguheramo umugisha, kandi nukigeramo uzakimenya. ntabwo yigeze umubwira inyito yacyo. ntabwo yigeze bimubwira. arangije aho yanga ahagurukane n'umugore we n'abana be, aragenda ajya ku muturanyi cyangwa se kuri mwene wabo, kuko Loti yari mwene wabo. yari mwene wabo muri famiye. yari mwene wabo. aravuga atuzi n'ibindi. yego, Imana aricyo yavuganye nanjye. batese igiki batubuze ko yambwiye ko hari igihugu igiye kumperamo umugisha, waje tukajyana. abamenye ibanga. abamenye iki? abamenye ibanga. bisobanuye ko atari byiza, hari aho turi ububone. yego, kuvuga byose bishatse kuvuga ngo niba Imana ivuganye nawe, ni wowe n'umutima wawe. yego, apana abandi. yego. noneho barahagurukana. bamara guhagurukana, bagiye kwikoraho karabaye. barahagurukana jugu. ari Loti ari na Aburahamu, nta wari uzi icyo gihugu icyo ari cyo. yego, ariko Aburahamu we yagendaga imbere agendana ijambo rivuga ngo Imana yavuganye nanjye, ariko Loti ntacyo. nta jwi yari afite. ntaryo. dore rero ingaruka za mbere, ngo bagere mu nzira. yego, abashumba baratangira barashwana. bagira gute? barashwana. dore rero ingaruka, bakimara gushwana, kubera ko Loti na Aburahamu bari famiye, bari bafite amaraso y'ikene wabo, banga gushwanira imbere y'abashumba. baravuga ati rero Aburahamu abwira Loti ati ndi mukuru, kandi ni nk'aho yakubwira ati jyewe urabona ndakuze, nciye ubwenge, ntabwo nashwana nawe w'umwana. yego, dore igihugu kiri imbere yacu. umva icyo bita kwikoraho. yego, Imana ntiyigize imubwira igihugu izamuheramo umugisha icyo ari cyo. yego, ariko aratangiye, agiye kukigaba, agiye kukivuga. urumva? kandi Imana itakimubwiye. kiriya kibaya ngo cyari igihugu kinese. yego, kinese, kimeze neza, kimeze nka Edeni. yego, kugira ngo tuze kugera kuri iri jambo tubisesengure, tubwire abantu kubita ingaruka. yego, aravuga ati jyewe nta mpamvu yo kushwana nawe, nta mpamvu bitanturukaho. dore ngiye kiriya, nujya iburyo ndajya ibumoso, nujya ibumoso ndajya iburyo, ariko twere gushwana. baratangira barahabana. noneho Loti nk'umuntu wahamagawe, watumiwe, atazi ngo birajya he, ati cyambere mfite amashyo, mfite intama, mfite indogobe, mfite amafarashi, mfite kiriya gihugu cyiza kinese,
cyiza Kiriya, nicyo ndi bujyemo. Yego. Okay, aba ari cyo ajyamo cyahe cy'isodomu. Igihugu cy'isodomu. Sodomu yari Sodomu nyine bisanzwe, birumvikana, ariko nicyo gihugu mbitangarize n'abantu babyumva. Nicyo gihugu burya Imana yari yasezeranyije Aburahamu, nicyo agomba guhindura ikakimuheramo umugisha. noneho wakigezemo atazi habari, atazi amakuru, aragenda abantu babo barisambanira, ntiyababwiriza ubutumwa bwiza, abantu bakora ibyaha, abantu baratingana. Buriya icyaha cy'ubutinganyi niho cyahereye i Sodomu n'i Gomora. aha abagabo basambanyije abagabo bagenzi babo, turi buze kubibona hano. Yego, Loti ntiyagira icyo bikora, nose kubikoraho iki ko nta jwi yari afite. Oya, nta kintu yari kubikoraho, nta sezerano yari afite, kuko icya mbere yagiye akurikiye ubutunzi bwo yahabonye. Yego. Noneho Aburahamu agigomora, abagiye mu gihugu, bituma Imana ivunika, cyangwa se reka mvuge ngo yaravunitse, ijya gutunganya icyo gihugu kugira ngo Aburahamu, kuko irindi ijambo ryo kugira ngo ibone kurisohoza, kugira ngo Aburahamu ajye mu gihugu yasezeranyijwe n'Imana ko kizaba gitemba amata n'ubuki, ariko ubundi yari yaragiteguye neza, cyari Sodomu. Noneho reka tugere harera hejuru kuri wa murongo wa 18 hatubwiye n'ahasomye, haratubwira ngo Imana hari yibwiye, ngo hari ibintu yibwiye kuri Aburahamu mu mutima wayo. Wanyemerera nkayasoma abantu bakayumva. Yego, umva ukuntu wavuga ngabo bagabo. Yego, abo turi buze kugaruka hano hasi, baba bandi batatse bari abagabo, baje mu ishusho y'iki y'abagabo. Buriya hari igihe Rwanda, abanyarwanda batuye mu Rwanda, mu nyumve, hari igihe muba murwanya bamarayika mutabizi, bari mu ishusho yanjye, bari mu ishusho yawe. Imana yabatumye mu Rwanda, mukabatera amabuye, mukabatuka ku maradiyo n'ibindi, mukabavuma. Kumbi Imana yabatumye mu ishusho y'abantu, kumba ari abamarayika. Bibiliya yambwiye ngo abo bagabo barahaguruka. Bagira gute? Barahaguruka. Musubiremo neza. Barahaguruka. Bari bambaye inyama n'amaraso. Yego. Bari bambaye uyu mubiri. Abo bagabo ngo barahaguruka. Ntabwo Imana yatubwiye amazina yabo. Barahaguruka, baragenda, berekeza amaso i Sodomu. Berekeje i Gomora. Oya. Berekeje amaso he? I Sodomu. Aburahamu arabaherekeza. Kumbi bari bamaze iminsi tutazi bitatubwiye i Gomora. None barahaguruka. Nuko bamaze iminsi muri Kigali, cyangwa se bamaze iminsi i Rusizi, bagahaguruka baje i Kigali kureba ibyo bahavuga ko ari byo ibihakorerwa. Yego, ndabyumvise. Ukano wakumvise? Banyarwanda mutega amatwi. Oya, abatuye isi mutega amatwi. Barahaguruka. Birashoboka ko Imana ishobora kuba igiye guhagurutsa. Yego, kubwira ijambo igiye guhagurutsa abagabo, ikaza kureba ibyo bavuga mu Rwanda ari byo. Yego, bakaza kureba ibivugwa mu rugo rwawe kari byo, k'ibyo bakurega ari byo. Buretse twumve ijambo. Barahaguruka berekeza he? Aburahamu arabaherekeza. Yego. Agira gute? Arabaherekeza kuko niwe wari ufite ibyavuzwe n'Imana. Hano twumvishe mu Rota, niwe wari ufite amakuru. Oya, umva noneho Uwiteka aribaza. Imana ijya yibaza nyabo. Ijya yibaza. Uzikijye kwibazaho. Yego. Uzikijye nyibazaho. Izikijye kwibazaho. Imana ngiribaza. Umva ibyo yibajije. Iti Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora. Yego. Mana, ntuzaduhishe icyo ugiye kuzakora. Ubundi iyo uri mu mwanya,
imana ntikwiye kuduhisha ikigiye gukorera mu ngo zacu. icya mbere ni amakuru. imana iribwira ngiribaza nahisha umugaragu wanjye reka nkwite nde witwa nde yitwa Christine. ubu ntabwo imana yahangara kuguhisha Christine ibyo igiye gukora. icya mbere ni amakuru. mana turi imbere ya kamera yego uduhishurire icyo ugiye gukora. nibyo tupesa bone sire ibwira Yeremiya ngo yewe Yeremiya we uruzi iki ko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo mbone uko ndisohoza. irabanza imwereka ibyo igiye gukora. yego imana ishimwe. amina. Aburahamu umugaragu wanjye inshuti yanjye yego nahangara nte kumuhisha nahanga Yesu. imana ishimwe yego yuko imana itazaduhisha ikigiye gukora. haleluya. Bibiliya irambwira ngo sinzarangarana intore zanjye zintakira ku manywa ahubwo nzazirengera vuba bidatinze. nahangara nte guhisha umugaragu wanjye icyo ngiye gukora. umva none yego ngo kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. imana itazabura guhisha itazabura kubwira Aburahamu yego nuko azaba ubwoko bukomeye. ikimana yakubwiriye bya bindi nuko uzaba yewe unteze amatwi. imana impamvu yakurinze wikikomanga mu gatuza ngo narinzwe ngo kubera imbaraga zindi. ni imana yakurinze kubera impamvu ukwiye kumenya. Aburahamu yamurinze kubera ko azaba ubwoko bukomeye kandi bw'ubunyamaboko. wowe imana ko yakurinze wamenye icyo yakurinde. wowe mugore uduteze amatwi kuba uri aho ngaho muri icyo cyubahiro muri iyo biro icyo yakujyaniyeyo urakize. hano ko tubonye yego umva nkubwire abantu muri iyi minsi ntago bakicita kuca imana yavuze. sibyo ntago bakicita kuca imana yavuze barimo barirengagiza icyo bita kwiyobagiza. yes kwiyobagiza barimo bariyobagiza barimo barirengagiza. kandi burya kwiyobagiza biva ku mvugo yo kwirengagiza icyo uzi. yes icyo cyumvise. ariko nanone reka nongere nkubwire ubikomoje uvuze ijambo ryiza cyane. uravuze ngo hari abantu bicaye mu mabiro umuntu bakamuhamagara bakamubwira ati ngwino tuguha akazi ariko akazi bamuhaye gashingiye ku kintu runaka kuko imana yamuvuzeho ariko ntiyabimenye. yego agenda yatambitse ibirenge agenda yiyoboye aragenda yiyoboye mbere yo kugira ngo bamuhe akazi. urugero rwo muri Bibiliya yego Aburahamu twasomye Aburahamu kugira ngo ave muri Uri y'Abakarudayi yego nuko yari afite inzira uko byagenda kose inzira z'igisiyoni. yarabanje cyambere aranariza abona ise tera abantu baza kugura imana bakazanura ibiti bazikoragamo baziramvuragamo. Aburahamu yajya kubitema haricara baterikoza imana njya gutema bakayibaza imana bakayanika kugira ngo yume bakayinyuzaho umuseno bakayisiga vereni bakayiha ishusho runaka. iyi niyo mana yaremye isi. iyi niyo yaremye papa ikarema mama iyo babazamo ibiti. ibyo byose si imana. hari imana rurema yaremye ibyo mbona n'ibyo yaremye. iyo mana niyo nkeneye kugira ngo nyimenye iri mu ijuru ibona ishyaka n'inyota Aburahamu afite. imana iramwihishurira ivugana nawe. yego ivugana nande? Aburahamu ntabwo yari
ni ukuvuga ngo kera umwuka wera yahangaga ku bantu akigendera ntabwo yabanaga nabo twebwe ubu tubana n'umwuka imana yamudohoye ngo nk'ingwate yego yaduhayemo ingwate urabyumva ingwate itangwa mu mabanga ndabyumva imana rero yaduhaye umwuka nk'ingwate irawugwatiriza yego umwuka abana natwe ntabwo akituhangaho noneho aburahamu umwuka amuhangaho yego imana ivugana nawe iramwanga aburahamu naritegereje guhera ku munsi wa mbere yego ishyaka wagize yo kumenya imana yaremye ijuru n'isi ikabatandukanya ikabarema ikarema si ikarema nyoko ikakurema nawe yego ukagira inyota n'inzara yo kumenya itandukaniro ryanjye nk'imana yaremye ibyo bintu byose n'izi mana basenga bagura amafaranga iso akayaguramo akawunga ejo akajya kongera gukora izindi yego ndagira ngo nkutandukanye n'izi mana ni ukuri izi mana bibigirwamana ndagira ngo ngutandukanye nazo yego icyo bita imana izambabarire tuzaze twigisha abantu ikintu bita karande ndi umwe mu bantu babisobanukiwe yego karande n'uburyo karande umuntu yazivamo hano rero imana yashatse kugira ngo ikure karande zo kwatera ngo izikure muri aburahamu yego azagenda amenya imana akorera imana nyamana inkurikizi za karande z'iwabo kwatera ntizizamukurikira noneho rero twabonye ko imana yamubwira ati sinzabura guhishurira kubwira ingaruka yego zigiye kuba muri Sodomu muri cya gihugu yahaye mwene wabo Loti aherekeza abo bagabo arabaherekeza ariko kubaherekeza bari bataramumenera ibanga y'ikigendererwa imana igambirira mu ijuru mumvugira ngo amina iravuga ngo nabasha nte guhisha umugaragu wanjye Aburahamu ubutumwa mishoni nahaye aba bantu aherekeje kwa Aburahamu nzamugira umuntu munini ahubwo se yabaherekeje bavuye hehe ntabwo bari bavuye iwe bari bavuye mu gihugu cye ariko ntibamubwira ikibagenza ntabwo bigeze bamubwira igihe batubona gutya yego ariko imbere yacu ari heza turi ibihangange ariko imana yaturindiye haleluya niko kuri ufite imyaka ingana ufite imyaka iri hejuru ya 20 ibintu bya jenoside yakorewe abatutsi cyane kandi ntabwo yize genda yize yego narayibonye byari ngombwa ko mpfa byari ihame ariko hari igihe cyabayeho ndanikorakora ndiho kubera iki hari abapfuye imbere yanjye nanjye ndi mu bagomba gupfa ariko sinapfa impamvu ntapfe ni iyi nta yindi sitarateji nakoresheje ngo simpfe yego ntabwo nihishe kurusha abandi bakavumburwa bakicwa birumvikana Aburahamu imana yamubwira ngo igitumiye aba bagabo munkurikire neza kuba uri mu mahanga aho ngaho kuba uri mu kazi wabonye akazi abo mwiganye batagafite si ubuhangange si ugukomera si igikundiro hari impamvu imana yabikoze ahubwo suzi n'ikindi mugebuke mutera agatebe muhindukire mumenye ngo ni impamvu ki nicaye aha uwo twiganye atahicaye yego ni ukubera iki wambaye iyi bubu cyangwa iri ribaya niba ari iribaya ni ibubu ariko ni isaha nziza ni ukubera iki wambaye impeta abakobwa bagenzi bawe mwabyirukanye bamwe ntibagitegereje cyane rwose ariko biriya ngo nzatanga ingabo zipfe ku nyinshi zipfe ku bwawe yego izo ngabo nzazisobanura ikindi ariko kuba nambaye ni uko imana yabimbwiye buratse imana yabikubwiye hari amakuru noneho rero yego ntubyirate ahubwo imana ni uko yavuze ngo nabuzwa n'iki kwambika umugaragu wanjye yego
yego kandi azaza imbere ya kamera amahanga akamubona. nambaye ikanzu hafi umwaka wose nyirirwamo nijoro ngayifura ngayijyana gusenga. noneho rero Aburahamu yego dore icyo yabikoreye. icya mbere si uko ari umugabo, buriya Aburahamu yari afite umugore muri kiriya gihugu, yego niwe mugore wari ufite uburanga bwiza guhiga abandi bagore bose. yego urumva ko Imana yari ariko akaba yari umukene, aba umusuhuke, ariko aba umusuhuke muri we ndani afite ibintu biremereye bimurushije imbaraga ataraza. icya mbere ngo yagomba kuba umunyamaboko akomeye. icya kabiri muri we hari ngoma amahanga ngo kandi ngakomeye, amahanga akomeye. ubu muri wowe uzi ko hari igihe waba nako si igihe ufitemo ibintu muri wowe biremereye ariko utazi ubutunzi, umeze nka ya sambu yari itunzwe n'umuntu ariko iyo sambu itareraga. impamvu iteraga byaterwaga na zahabu yari irimo. ahantu hari zahabu ntihera, ntiyamenya impamvu. umuhanga rero ubizi yaraje amuca ruhinga nyuma batarike isambu itera wayinyigurisha ufite angahe se? urashaka angahe se? arayigura arangije arayitwekera nyuma mumenera ibanga bati burya wari utunze ibintu utazi. Aburahamu rero yego nubwo yari muri kiriya gihugu yari atunze ibintu by'agaciro atarazi. kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakore ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuze. Uwiteka aravuga ati ubwo gutaka kw'abarega i Sodomu n'i Gomora ari kwishi ibyaha byabo. rekera aho ngaho uko abataka yego i Sodomu n'i Gomora kubaye kwinshi. hari abataka yego kandi twasomye kari abagabo yego bahageze. Aburahamu arabaherekeza. noneho muri uko gutaka barihereraga yego bagataka, ariko mu majwi yabo harimo ibirego yego barega aho hantu. baraharegaga n'ubwo ngo amasengesho yabo yari ibirego. hari amasengesho kandi ubwo buri munsi batangaga raporo. yego bivuga ngo hari amasengesho y'abakiranutse ahinduka ibirego imbere y'Imana. yego i Sodomu n'i Gomora. yego noneho twabonye ko Imana yazaniye Aburahamu aho ngaho ngo ni ukugira ngo urumva azagira ibyo azamenyesha abana be, aburira abana be. kandi twasanze Bibiliya itubwira ko yabyaye umwana umwe kuri Sara n'undi ku nshoreke, ariko biritubwiye abandi bana. abandi bana ni bande rero? ni twebwe n'abizera. yego bazaca imanza zitabera. abakiranutse bagomba guca imanza zitagira gute zitabera. ariko muri iyi minsi ya none mwene data unkurikiye, aho wicaye uca imanza zitabera, aho Imana yagushyize, aho Imana yakuzanye uca imanza zitabera cyangwa zirenganura abarenga nizo zitabera nyine. yego aho ngaho ngo nicyo yazaniye Aburahamu muri icyo gihugu. yego nicyo yamukirije, ni ukugira ngo n'abana be azabigisha, azababwire guca imanza zitagira gute zitabera. noneho rero muri uko guherekeza abo bagabo, yego Imana yamubwiye impamvu n'intego y'abo bantu. noneho rero tugeze ku murongo wa 20. ku murongo wa 20 ndakumvise aho ndahumvise. yego Imana yego igeze igihe noneho cyo guha agaciro ibirego bivuye mu masengesho y'aba bagabo bavuye muri Sodomu. urumva bakajya barara
igomora kwa Aburahamu Aburahamu bakongera bakagenda bakajya gutata Aburahamu akabaherekeza ariko atazi ngo bimeze gute, atazi n'ibyo barimo. yego ariko Imana irangije avuga ngo nahangara kutamubwira umugaragu wanjye yego ikigenza bano bagabo. ariko tukiri aho ngaho, yego igihe aba bagabo cyangwa se aba bamarayika batangaga raporo buri munsi, tuvuge ko Imana itabyumvaga. Imana yarabyumvaga, noneho kugira ngo ubone ko yabyumvaga, ku murongo wa 20 yabivuze neza. Iravuga ngo Uwiteka aravuga ati yego ubwo gutaka kw'abarega Isodomu, yego ubwo gutaka kw'abarega Isodomu kubaye, havuga ngo ubwo gutaka kw'abarega Isodomu n'Igomora ubwo gutaka ari kwisha none baratangiye, yego gahoro gahoro ibyaha byabo bigakabya cyane, ibyaha byabo birakabya, wumve. yego aho Imana hari uburyo dutangira dusenga, yego ukavuga ukagira ngo ntiyabyumvise, yego ugategereza, kumbi Imana ifite uko igenda ibishyira ahantu kugira ngo igihe cyabyo kizagera. Imana isubire inyuma, irasuzuma isanga bimaze kuba byinshi, birego bimaze kuba byinshi, birumvikana bimaze kuba byinshi, avuga uti no nanjye nkwiye kubisuzuma. Yego ese uko birakwiye ibyaba abantu uko bavuga turirenze imwe, turirenze ebyiri, ntabwo bahindura eshatu, ibi bintu babareka ni ukuri, no byaba ari byo. yego Imana ngiramanuka irasuzuma, niyo yisuzumiye, yego ivuga ngo iki Imana ibyaha byabo bigakabya cyane, ngo irebye isanga bimaze gukabya, bimaze kunuka, ntibikiri ibyaha ahubwo byarakabije. gukabya. Reka nkubwire data, Imana ashobora kuba yarakwihanganiye, yego ukasambana bwa mbere, ukariganya bwa mbere, ukaba ufite amaraso wamennye ntagire icuba, niba ndagukurikirana kuko bitamenyekanye, ukaba uri kwidegembya, ariko Bibiliya irambwira ngo Imana noneho ije kubisuzuma kuko bimaze gukabya. bishatse kuvuga ngo abantu bari gukorera ibyaha mu bwihisho, yego noneho ahangaha byari bimaze gukabya kubera ko bageze ku rwego rwo kujya gufata babaga binjiye kwa Rute, bageze kwa Rute, baravuga bati twabibonye ko aba bantu binje wagize abashyitsi kandi n'abagabo turabashaka ngo tubasambanye, baranabivuga ku mugaragaro. Noneho nibiki byavuye ku rwego rwo gusambanya abagore, mugeze ku bagabo, n'ishyano riraguye, karabaye. aho niho Imana yavuze ngo bimaze gukabya. Rwanda bimaze gukabya, ibyaha bimaze gukabya, bimaze gukabya, ubwo musigaye munabigaragariza muri stade by'ubutinganyi, bimaze gukabya muri stade. Yego aho nashaka kuhamenya neza, ejo bundi ku mukino wahuje Reyo na Gasogi, ntabwo wabibonye se, aho batumije abatinganyi bakabyerekanira muri stade, ntabwo nabikurikiranye ngo ni show. Ibyo rero ni by'Imana ije gusuzuma kubera ko ibirego byabaye byinshi, muri make bimaze kunukira Imana, bimaze kuba byinshi kubera ko hari ububyiniro bwadutse mu Rwanda bw'ababyina bambaye ubusa uko byakabaye. Umuco w'u Rwanda uratobwa ku mugaragaro, kandi ibyo ni ibyaha bikorerwa mu gihugu. Imana rero ije gusuzuma, hari abagabo Imana yohereje, hari igihe yaba yaramwohereje iwawe wa muntu unteze amatwi ukagira ngo ni runaka wa wundi wo wirukanye, kumbi aje mu ishusho ya marayika, je mu ishusho ya marayika.
ahangaha bababona ko ari abagabo basa n'abo bahora basambanya. Babwira Loti bati dukingurire nabo tubasambanye. Loti rwose ndabaha abakobwa banjye ariko ntibararyamana n'abagabo. aba bantu ni abashyitsi rwose muramenye. Ndacyafite amasugi. Imana yohereza marayika akinga urugi araruboroka. Babura aho banyura. Loti abanyuza mu idirishya baragenda. Iyo raporo iratangwa bati Mana noneho bibonye se byarenze gusambanya abantu batuye i Sodomu, noneho natwe nk'intumwa zabo bari bashatse kudusambanya. Tugize umukozi wawe niwe udukingiye ikibazo. Ese mwene data nshuti yanjye uteze amatwi iri jambo, Imana kimanutse kwitegereza kureba ko niba ibyo bavuga iwawe ariko kuri. 22 aravuga yego ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'ababarega yego kwangezeho. rekeraho ngaho. Imana iravuze ngo hari abantu batatse. Yego. None Imana ije kumanuka kugira ngo isuzume irebe yuko ibirego bakureze ko ari wowe mwicanyi wishe, ari wowe mujura wabiyogoje, ukiba kwa runaka ukajya no kwa runaka. Yego. Bakaba baratatse. Yewe mukobwa bakaba baratatse ko umaze gukuramo inda ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Bakaba baratatse bikaba byarageze imbere y'Imana. Yewe uri kuntega amatwi wicaye muri Imana yaguhaye poromosiyo ikugira deje runaka, uhagarara ikigo runaka, urica ugakiza. Hari abantu wanyaze, hari abantu wambuye, hari abantu wirukanishije, urakicaye kuri iyo ntebe. Ibyo byarazamutse bigera imbere y'Imana. Imana imanutse kubireba, kubisuzuma ko ibyo bintu bakurega ariko kuri. Reka turebe. Hari imfubyi zatatse zarize, hari abapfakazi waririye ibyabo. Yewe muyobozi, Imana imanutse mwami Yesu n'ibyo bataka, ibyo barize, ibyo bakureze imbere y'Imana ari byo, kandi n'Imana nisanga ari byo, umva ikigiye kubaho. Kandi niba atari byo, kandi nisuzuma ngasanga atari byo, yego bimeze atari ko bimeze, ibyo bakureze nabyo nzabimenya. Umva Imana ije kugukorera evaluation. Imana ije kugusuzuma, ije kureba ko ibyo bakureze ari byo. Nibasanga atari byo nabyo izabimenya. Nisanga nabyo ari byo warabikoze, ari byo bakuvuga ari byo koko byarabaye, nayo izabimenya. Nshuti yanjye, Imana iramanutse. Imanukiye mu rugo iwawe, imanukiye mu kazi kawe, imanukiye mu byo wakoze, irakumanukiye. Abantu ntabwo babizi ariko hari amajwi yatatse. Ijwi rya mbere ryaratatse. Kayini yamwishe, amwica rwihishwa, nta muntu ubireba, ariko ngo amaraso ye aragenda arazamuka arataka. Imana yumva gutaka kw'amaraso ya Abeli, iramanuka ibwira Kayini bati amaraso ya mwene so, ya mwene nyoko kari gutaka niko kuri. Aravuga ngo ntago ndi umurinzi w'umuvandimwe wa Abeli, ariko Imana iramubwira ngo kubw'ibyo ugiye kuba igicamuke, nawe uzapfa nk'uko. Ariko ngo asaba imbabazi. Imana iramubwira ngo ntago bazakwica, ariko uzaba igicamuke hirya no hino, ntawe uzagucumbikira. Imana iramanutse ije kugira ngo irebe ibyo ko ibyo bakuvuga, ibyo bavuga ari byo ubikoze. Imana ihore inziko. Imana yo mu ijuru itugirire neza kandi kwiteho. Geuka, hindukira, uve mu bidatunganye, utazaba nka Sodomu na Gomora ubwo Imana yabahanishije umuriro. Wowe ntabwo izakuhanisha umuriro, ishobora kuzaguhanisha ikindi gihano, ariko itaraguhana. Imbabazi z'Imana ziracyahari, yatubikiye ikigega cyuzuye imbabazi. Hindukira, Imana ikugirire neza mwene data. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Hanyuma
tukiri aho ngaho reka n'ubundi dusomere mu migani igice cya mbere yego 26 turebe uko havuga imigani igice cya mbere 26 dusoza ariho turi busoreze nuko nanjye rero nzabakina kubyimba nuko rero nanjye iyo ni Imana izakina ku mubyimba abo bantu barezwe mwagize ibyaha barezwe ntibahindukire Imana igiye kubakina ku mubyimba ibyo batinyaga bibagezeho yego komeza yewe mugore yewe mugabo yewe unteze amatwi yewe munyacyubahiro yewe muyobozi yewe mucuruzi yewe igiye kubakina ku mubyimba kubera ko wanze guhindukira wanze kwihana urimo urakorera ibyaha mu gihugu cy'u Rwanda urimo urakorera ibyaha kuri uwo mugabane Imana yagushyizeho Imana yaguhaye poromosiyo kujyana mu mahanga kugira ngo uhereshe Imana icyubahiro ntabwo wagiye ngo uyiheshe icyubahiro ahubwo wayitoye gukora ibyaha no gutukisha izina ryayo Bibiliya iravuze ngo Imana igiye kugukina ku mubyimba ibyo watinyaga bikugezeho reka komeze kandi Imana igiye kuguseka ibyo mwatinyaga kubera ko ibyo mwatinyaga kibagezeho Imana ikurengere mwene data uneze amatwi udakinwa ku mubyimba n'Imana ibyo batinyaga bibagezeho Imana itaguha iryinyo ikaguseka abantu bakubona ugenda mu cyubahiro ariko hari ibyo utinya hari ibyo utinya wa mugabo we hari ibyo utinya wa mugore we kandi urabizi ko imbere yawe atari heza Imana rero irakubwiye ngo nudahindukira igiye kugukina ku mubyimba kuko ibyo watinyaga bigiye kukujya yego igihe mugiye gutungurwa hari icyo bita ubwoba bw'umugaru ubwo ibigiye kukubaho biteye ubwoba nshuti yanjye ibigiye kubaho banyarwanda ntega amatwi wowe munyabyaha wowe ukora ibyaha nkana rwihishwa ibigiye kubaho ngo biteye ubwoba ibigiye kukubaho biteye ubwoba ibyago byanyu byacu bigiye kuza nka serwaki yemwe reka mbibutse ntabwo bwije turi bazima bugacya mu gitondo batubwira ngo ntagire usohoka hateye icyorezo cya korona virusi ese hari uwabiteganyaga ibiteye ubwoba bitunguranye bigiye kudutungura nk'umugabo iyi ndwara yadutse hari uwari uyizi bayita ngo ni iri ni isi ikica n'abaganga yahereye mu baganga icyo mwatinyaga kigiye kubageraho igihe umubabaro n'uburibwe iyi ndwara ngo igira uburibwe bwinshi n'umuriro mwinshi noneho ibiteye ubwoba biracyakomeje mwaretse tugahindukira mwaretse tugahinduka mwaretse umwami w'Ineneve ko yumvishije ko igihugu cye kigiye kugibwaho n'amakuba agaca bugufi na rubanda ngo Imana ikabakiza ibyago n'amakuba Bibiliya yambwira ngo Salomo ari mu rusengero rwubatswe n'amaboko ye ngo yagiye kurwerekana imbere y'Imana ararusengeramo aravuga ngo Mana aba bantu wampaye kuyobora nibagera muri uru rusengero bakerekeza amaso ahera hawe igihugu n'icyaba cyatewe na mugiga uzadukize ikindi n'umunyamahanga uzakigeramo azakizanywe n'abanyagihugu bene data nshuti z'umusaraba banyarwanda yemwe abateze amatwi iki gihugu cyarasengewe iki gihugu gifite amasezerano ariko kubera ibyaha biri kugikorerwamo kubera amakuba abantu bagiye kutuzanira izi ndwara ibyorezo Bibiliya yambwiye ngo Imana igiye kudukina ku mubyimba ariko abitiriwe izina ryayo bari kurega bafite amasengesho yo kurega ngo nibahindukire bakambaza Uwiteka Uwiteka azadukiriza igihugu ndararikira abantu bafite inzira z'igisiyoni aba bagabo
banyuze kwa Aburahamu akabaherekeza bagiye gutata ngo barebe ko ibyo bavuga barega igihugu cya Sodoma ari ukuri bikagera imbere y'Imana. Imana ngo ije gusuzuma, ije kureba niba ibyo abo bantu bitiriwe izina ryayo bari kuvuga ari byo koko, ngo nibasanga ari byo izadukira ku mubyimba, kandi ngo ibyo twatuvuga bigiye kutugeraho. Ariko ngo nitwemera tugahindukira, Imana izaturikiriza igihugu. Imana itugirire neza kandi iduhindukire, itwiteho. Ijambo ry'Imana ni umuti, ijambo ry'Imana ni icyomo, ijambo ry'Imana ni umutsima, ijambo ry'Imana ni inkota. Ryakire kandi rikwigishe uhindukire uve mu bidatunganye, Uwiteka azakugarukira rwose. Nuva mu bidatunganye, Uwiteka yiteguye kugarukira rwose, kandi niwumvira ugahindukira uzarya ibyiza byo muri iki gihugu. Ariko niwanga ukagoma, inkota y'Uwiteka igiye kukumanukira. Imana itugire neza. Amen. Amen. Turashoje rero, Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Nawe Imana iguhe umugisha. Nukuri murakoze cyane, reka tubasabe musenga Imana noneho dusoze. Ni karibu. Senga Imana, usengere imitima y'abantu, usengere abantu bazakurikiza ikiganiro. Imana izajye ikore ku mitima yabo kandi tuzabona umusaruro. Mana data wa twese, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutwari. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana shimwa, Imana ishimwe. duciye bugufi nkuko Uwiteka mwami Yesu, mutayiza w'intama w'Imana, igihugu cyacu ita ku bantu bawe. igihugu cyacu cy'u Rwanda, ijambo ryawe riravuze ngo mbi Sodoma n'i Gomora ubwo bahareze Esitaya Bonesiri Etopenevo, ayiwe ibirego byageze ku Mana. Imana igenzuye isanga koko k'ibyo bahakorera ari ukuri. Turakwinginze ngo winjire mu mitima y'Abanyarwanda, winjire mu mitima y'abatuye isi yose, winjire mu mitima y'abadukurikiye. Hileleweza Esitaya Bonesiri Bostinevo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Data wa twese uri mu ijuru. Hari abantu bajya bakinisha ibintu, ariko wowe uri Imana itagikina. Imana yahabwa icyubahiro. Uwiteka we uri umukozi w'umuhanga, iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Kandi burya wagiye utuma buri muntu wese ukagenda umubwira, bamwe bagashira ibiti mu matwi. Ariko ijambo ryawe riravuze ngo uraje umarutse kureba koko k'ibyo herewazo penevosire Mana babarega ari ukuri. uje gukora evaluation mu Rwanda no mu mahanga. Tegeka kandi ugambe nyakubahwa Imana Nyiringabo, uje gucetinga ukaza kureba buri muntu wese, uje kureba abasore n'abagabo, uje kureba abatari n'abakobwa mu bihugu bitandukanye, zope mu batuye n'abakora imirimo Yesu. uje gukora evaluation aba bantu bawubaha abayobozi bongera bahekesha agakiza, nibongera baheka umwana. Hari abantu biringiye ko bahetse abana ariko bahetse ingobyi. Reka ubagirire neza, ubaha umwuka wera wo gutinya cyane igisa nacu. Mana twiteho, izina ryawe rihabwe icubahiro. Hanyuma abantu bumvishe ijambo ryawe rigire aho ribakura, rigire n'aho ribashira. Udushigikire natwe twumvishe, cyangwa se twebwe tuvuze iri jambo, ukomeze ubane natwe kandi wubake imitima yacu, wubake imitima y'Abanyarwanda. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Urakoze, gumana natwe, uzaturinde, uzaturinde Estance mwami. Ubwo uvuze ngo uzaza gusheshenga abantu bagusheshenze, uzarengera abantu bawe, natwe ntitukabonekemo, ahubwo uzatube hafi
ndetse tuzabe nka Aburahamu, izina ryawe rihabwe wibwire mu mutima wawe. urakoze kubyumvise, urakoze kuko uri kumwe natwe, ko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. murakoze cyane. Reka duhe abadukurikiye, birashoboka ko yaguhamagara mugasengana cyangwa ukamusengera, reka mutange nimero zanyu. nk'uko natangiye mbibwira, nitwa Evangeliste Kamugisha Silvani. Nomero zanjye mwashakaho cyangwa mwambonaho ziri no kuri WhatsApp ni 0785 411 629. Imana y'amahoro ibishimire mu izina rya Yesu, amen. 0788 51 34 65 0788 51 34 65. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane namwe abadukurikiye, murakoze. Imana Imana ibahe umugisha cyane. Umugoroba mwiza cyane. Amen. Bye bye.